gusenga tugwiza imbaraga ibintu biduhiga ntaho byagiye umusozi ukikuri imbere ariko ukagenda ugwiza iki imbaraga gusenga konyine nkunda gusenga nkafashwa n'ijambo rivuga ngo Yesu ashimwe Mana duhamagara ntiwica amatwi kwahise bikaduha Yesu ashimwe gusenga gusenga n'umwanya ukomeye utandukanye n'umwanya ushobora kugira n'umubyeyi wawe muri mu buganiro usanzwe mu mubiri kubera iki bitandukanye gusenga nshobora kuganira n'umuntu usanzwe ntihagire ihumure ntihagire imbaraga ntihagire ivugurura ntihagire inkomezi zinzaho ariko mu gusenga byonyine tubasha Yesu ashimwe amen ndagira ngo mbabwire twarasanze isoni ntizadukora twarasanze ntitwaseba tubona Imana igenda idutambutsa naho twumvaga tutatambuka twatambuka twarasanze tubona imirimo ikoreka ku buzima bwacu haleluya twarasanze uburinzi bw'Imana niyo ishimwe twarasanze abifuzaga ko dukorwa n'isoni dukomerera mu maso yabo ntaho bagiye bagihumeka pe Amen. 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 Narivuza ngo iri zina rya Yesu twararivuze uburinzi bw'Imana buba ku miryango yacu uburinzi bw'Imana butugendaho Yesu ashimwe gusenga byonyine nibyo bibasha haleluya kugusubizamo ihumure gusenga byonyine nibyo bibasha kugusubizamo inkomezi gusenga byonyine reka mbabwire ushobora kugira umuntu akakubwira inkuru z'inshamugongo ariko iyo waje mu gusenga Yesu ashimwe Imana ikubwira amagambo y'urutse umutima kandi akomeza n'umutima Yesu ashimwe haleluya haleluya igihe kimwe ngo bigeze Yesu ashimwe bigeze abantu babiri babigerageza babikoraho babikoze ngo babone kubona iminyururu turaguritse ibavaho rwose baba amahoro Yesu ashimwe haleluya usanga byonyine nibyo byagukura muri icyo kigeragezo ubamo nibyo byagukwambutsa mu kibazo urimo isoni zidagukoze ihema ryawe ritegerewe n'ikimwaro usenga byonyine Yesu ashimwe ntawe uhinga ifubitse ntawe ubagara yicaye kandi niyo yitwara Yesu ashimwe tukabona Imana ikoresheje ikintu bitirengayobora Yesu ashimwe ubwenge bw'abana aho bwagarukiye ubwenge bw'Imana tukabona bukomerejeho Yesu ashimwe twarasanze by'abaza haleluya ibyo abantu babonaga tudakwiriye binyuze mu gusenga Imana ikoresha irengayobora Yesu ashimwe haleluya haleluya bijya bikunda kubaho umuntu akabwirwa na muganga rwose karwaye kanseri ariko arakambabwira Yesu ashimwe Imana igikoresha irengayobora ibyo abangaba bibwira ko bitashoboka Imana mbere yayo bigashoboka ntabwo ntinda muri Yesu ashimwe ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana twasoma ntabwo fata umwanya munini nkuko nasezeranye Yesu ashimwe haleluya haleluya na Yesu ashimwe haleluya haleluya gusa narindi bavuga amagambo akurikira nemba vuga twavuze izina ryiza rya Yesu duhabwa ubuzima twavuze izina ryiza rya Yesu tugwiza gukomera imisozi kirumbara imbere y'amaso yacu reka mbabwire usanga hari ubwo bidakuraho ibibazo ariko icyiza cyo mu gusenga mbisubiyemo duhabwa imbaraga n'ubwo bitakurwaho zo kwihangana zo gukomera zo kunesha Yesu ashimwe haleluya haleluya twinjiye mu cyanditswe twasomye Bibiliya tuvuga ngo kutumvira Imana k'umuntu umwe kwateye benshi kuba abanyabyaha
ariko ngo kumvira Imana k'umuntu umwe kwataye benshi kuba bakiranutse. Niko mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma 5:19 Bibiliya yavuze. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Muri kino cyanditswe ndashaka kumukuza kugisobanura. Ndaza kugeranya ibintu bibiri gusa niyicare nta bindi byinshi nza kuvuga. Yesu ashimwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ntabwo nashatse gusoma imirongo yabanje, ariko uyu muntu bavuze utarumviye Imana bigatuma benshi bahinduka abanyabyaha. Nta wundi nkunze kumuvuga hano hantu. Nkunze kuvuga ko Adamu yakoze icyaha, bityo natwe abamukomotseho tukavuga dutandukanyijwe n'ubwiza bw'Imana. Ibyo ntabwo ari amagambo yanjye. Dawidi akimara gusambanya muka Uriya, Yesu ashimwe, akicisha na Uriya. Zaburi 51 yavuze amagambo akomeye. Rebe ngo dore nemenywe gukiranirwa, ngo muzaha niho mama yamzariye. Ariko ngo Mana umbabare ngo ndunkureho umwuka wera wawe. Niko Dawidi yasenze Imana. Yesu ashimwe. Amen. Biratwigisha iki? Yesu ahimbazwe. Haleluya. Umuntu kubera ko aturuka kuri Adamu, mpora mbivuga, nzahora nanabisubiramo. Kandi kuvuga aya magambo abantu benshi batazi uburyohe bw'ubutumwa bwiza bumva ko ari ukubura amagambo, bumva ko ari ukubura ibyigisho, bumva ko ari ubumenyi buke kuri Bibiliya. Ntabwo ari ibyo ngibyo, ahubwo kuvuga aya magambo ni inkomoko y'ibyuzuye umutima wanjye. Amina. Ntabwo ari ukubura amagambo, nta nubwo ari ukubura inganzo, nta nubwo ari kuvuga ngo iki. Ahubwo kuba Yesu yaradupfiriye agapfira ibyaha by'abari mu isi ni inkomoko y'umunezero mu mitima y'abakristo bizeye. Yesu ashimwe. Uyu Adamu akora igituma atandukanywa n'Imana, ava mu busabane bwe n'Imana. Biravuze ngo ni ukutumvira. Tuzi neza ko hari kirimo aramubujije, yaramubujije kurya ku giti kimenyesha icyiza n'ikibi, arenga hakiryaho, ariko amaze kukiryaho atuma abantu bose bamukomotseho bose bavuka ari abanyabyaha. Dawidi yandika muri Zaburi 51 arabihamya aravuga ngo dore nemenywe gukiranirwa, mu bizaha niho mama yamzariye. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ariko Imana ishima ko bidakomeza kugenda gutyo. Yesu ashimwe. Amen. Igitambo kizabonwa nimuhumure, igitambo kizabonwa nimuhumure, Igitambo kizabonwa nimuhumure, igitambo kizabonwa nimuhumure. Imana ibona ko umuntu ari kujya kure yayo. Yesu ashimwe. Nari nsoma mu byahishuwe, inama mu ijuru yarateranye, habura ubumbura igitabo, ariko Yesu intare yo mu muryango wa Yuda afata inshingano aragenda arakibumbura. Yesu ashimwe. Byari bisobanuye ko rwose yemeye imibabaro yose azahura nayo mu kuza gucungura umuntu. Yesu araza yambara umubiri nk'uwo wavukira mu umugore. Yesu ashimwe. Aba mu buzima busuzuguritse. Uwo Yesu arangije, Yesu ashimwe, agira umubiri nk'uwacu, arasonza, arababara. Yesu ashimwe. Ariko ibyo byose abikora kugira ngo abazamwizera bazabone ubugingo buhoraho. Amina. Mbivugiye iki bino bintu? Indirimbo ya 51 harimo amagambo meza. Ngo nta yindi nzira tuzabona, ngo ntayiriho. Aravuga ngo ni ukuri inzira ijya mu ijuru n'imwe n'iy'umusaraba. Haleluya. Yesu ashimwe. Amen. Batajya ngo dore inzira ijya mu ijuru n'imwe n'iya Yesu n'umusaraba we. Avuga amagambo meza avuga ngo nimushe inzira y'uwambambiwe, ngo ntabwo nzahabona kandi habaye umucyo. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Niyo mpamvu ninginga Imana kugira ngo abari kunyumva Yesu ashimwe. Haleluya. Uyu munsi bose baza kwinjira mu muryango w'abana b'Imana. Kubera iki bino bintu bifite agaciro? Kubera ko utari mu muryango w'Imana ntabwo ubuziranye n'Imana. Ndimo ndasoza kandi. Yesu ashimwe. Amen. Mwiriwe ariko. Mwiriwe abahano. Abahariya haleluya. Abahariya haleluya. Ndagira ngo mbabwire muri Kristo Yesu hari ibyishimo byinshi. Kubera iki
mwuka w'Imana yigeze anzaho ampa guhimba agakorasi kamwe ngiye kuvuga gusa nkakomeza nkavuga amagambo make nkahita nsoza. Mwiriwe, dore Yesu ni mwiza, twabonye muganga, n'Imana ni nziza, twabonye papa ngo ngwiki. Dore Yesu ni mwiza, twabonye muganga, n'Imana ni nziza, twabonye papa. Twabonye muganga, n'Imana ni nziza, twabonye papa. Erekani papa wacu, erekani papa wacu. Arishimwe. Umva icyo mvuze gana ku musozi. Umugabo yakubwira imitoma myiza ati nzakubakira inzu yari mu kirere, nzakubakira ubwato buri haraje mu kirere rwose rwo nibwo uzajya uryamamo. Inshuti yakuryarya ariko rakambabwire nta nshuti nka Yesu. Yesu izo zose uwo nguwo arazihiga. Kubera iki? Zirya nshuti zose tugira nta n'imwe yakomera gutanga ubugingo bwayo ngo wowe ububone. Niko kuri, habe n'imwe. Ariko Yesu utarigeze umenya icyaha yahindutse icyaha ku bwacu. Yesu ashimwe. Bamukorera ibintu bibi, baramujanjagura, bamuzunguriza umutwe, bamucumita icumu mu rubavu, bamumerera nabi, ariko ako gahinda kose arakihanganira kugira ngo njyewe ushimwe Jacques w'umunyabyaha nimwizere mbonera ubugingo buhoraho hehe muri we. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Niyo mpamvu kubera iki mpora mvuga ino nkuru. Ubushize niyo narimo mvuga. Kubera iki ubundi? Yesu ashimwe. Nyivugira iki? Iyi nkuru ntabwo igitakaza ku. Turahari bantu b'Imana. Mwiriwe neza. Abahari mwonge muracyakomeye. Buntu bw'Imana batindeho cyane. Iyi nkuru ntabwo igitakaza iki? Kabiri, iyi nkuru ntabwo igitakaza garani. Batuvuga ngo ariko nizo akurebye neza tubigenze neza zamara imyaka 5 ubundi abasore zabiki cyakibafasha. Inkuru yuko Yesu adukunda idufasha kuva ku wa mbere. Barokore turahari. Haleluya, haleluya, haleluya. Amina. Nagakomeye Imana yo mwiza. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Iyi nkuru ntabwo igitakaza gu. Kabiri, Yesu ashimwe. Amen. Hari igihe ku bantu bakunze kwandika amateka yabo cyangwa se wishamba banga mu inyandiko zishya, ndagira ngo mbabwire ngo ntayiyashye. Mwuka w'Imana arishize ku mitima yacu kandi ni nawe muyobozi cyane. ni uzazamura itorero. Mpamvu muzumva rimwe kenshi na kenshi mbivuga ndabivuga ni inkomoko y'ibyuzuye umutima wacu. Ntabwo ari uko nabuze amagambo zo kuza nkababwira ko abagabo menshi rwose amfasha ahumuriza ndimo, ariko nta cyamfasha nkuko Yesu kubabwira ko Yesu abakunda. Yesu ashimwe. Kandi nakambabwira icyanye amazina yose angahe Yose. azibagirana. Kamaze vuga kandi amazina yose Yesu ashimwe. Yose nta munezero, nta humure, nta nkomezi wayaboneramo, ariko izina rya Yesu riri nicyo bintu. Kubera iki? Yesu ashimwe. Kubera iki? Ubu nje nkakubwira Jacques ni Jacques nyine. Yesu ashimwe. Ariko iyo bavuze izina rya Yesu, iryo zina ritambutse kure amazina y'abagabo bacu, iryo zina ritambutse kure amazina y'inshuti zacu, iryo zina ritambutse kure amazina y'abamarayika. Ni izina rikomeye kandi ngo rigere ruhura n'umuntu urushya. Haleluya. Icyo nari ngiye kuvuga, amazina yose aribagirana.
ariko izina rya Yesu tuzahora turyibukira imbabazi zirimo, tuzazibukira gucungurwa twaboneyemo. Izina rya Yesu tuzaryibukiramo impuhwe n'ibambe twariboneyemo. Izina rya Yesu tuzaryibukiramo ubuntu bw'Imana kuva uhereye none ukageza iteka ryose. Izina rya Yesu ryonyine niryo twahaye gukirizwamo, nta bindi ntacyo. Dasoje kagomvuga byinshi. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Izina rya Yesu ryonyine niryo ribasha kuguhembura, niryo ribasha kuzura ibyawe, niryo ribasha kugukomeza. Iryo ryonyine. Yesu ashimwe. Bijya bimbabaza kubona umubyeyi yandika amazina y'umwana we, uyu mwana yimara gupfa uzamumpera ubutaka, isambu yanjye azayigabana. Bikamunezeza pe, kandi ibyo haleluya, icyo kunezererwa rwose sibyo. Ariko mva ikintu kinejeje kurutaho, amazina yacu Yesu ashimwe yanditswe mu bagenerwabikorwa mu bazahabwa, mu bazungura bagakondo yo mu ijuru kubwo kwizera byonyine. Yesu ashimwe. Ayi wangu nta mugabo ukuruta Mana, nta mugabo ukuruta Mana, yego nta mugabo ukuruta Mana, nta mugabo ukuruta Mana, nta mugabo ukuruta Mana, nta mugabo ukuruta Mana. Urutaba kwambaye nta mugabo ukuruta Yesu ashimwe. Haleluya. Urutaba tubana nta mugabo ukuruta Mana, nta mugabo ukuruta Mana, haleluya. Nta mugabo ukuruta Mana, nta mugabo ukuruta Mana. Yesu ashimwe. Haleluya. Yagutana kwangu yo n'imirimo y'Imana, ndabaza ngo yo n'imirimo yande, murakiza ngo yo n'imirimo y'iki? Y'Imana. Yesu ashimwe. Amina. Ariko Yesu ashimwe. Amina. Urimo nifuza kukurura cyane nuko Yesu yapfiriye abanyabyaha, akaza akambara ubusaku bwawe, akaza agakubitwa kubera abanyabyaha, akaza agahemurwa kugira ngo aronke abanyabyaha. Yayindi Imana agiye gukora yose uyishyiraho bwa kangahe? Bwa kabiri cyangwa se n'ubwa gatatu. Yesu ashimwe. Ayi wangu iyo ni imirimo yande we, iyo ni